kwa Japhet ni igisubizo cyiza ku bakobwa bitegura kurushinga. Hari amavarisi meza ya ruzungu akomeye, bafite amarido meza, bafite amashuka n'amakuvurori, bafite imikeka myiza kandi metero zose mwifuza. Ababyeyi benda kwibaruka New Vision Shop chez Japhet and Family namwe yabatekerejeho. Bafite ibikoresho byose nkenerwa mukenera mu gihe mwitegura kwibaruka cyangwa se mumaze kwibaruka. Dore yuko bafite amabase meza yo gukararizamo abana n'amaberiso meza y'ubwoko bwose yaba manini n'amatoya yo kurazamo abana. Bafite supaneti nziza z'abana zitabahanda, bafite pampegisi nziza z'imvaburayi zidatwika abana, bafite ibitenge byiza by'ubwoko bwose bya bindi abamama bambara bakaberwa ubabonye wese akanyuka nabo basaho babo. New Vision Shop chez Japhet and Family banga umwanda, bakunda isuku. Ni nayo mpamvu babazaniye puberi z'amoko yose, zaba nini n'intoya ndetse na za zindi mushobora kubikamo imyenda yashaje mukayitandukanya n'imishya. Ukeneye kubavugisha wabariza kuri nimero zikurikira: 072817 Ushobora kumwandikira kuri WhatsApp 0768996501. New Vision Shop chez Japhet and Family, isoko y'ubumwe bw'abakiriya, umurava mu bantu bose, ubunyangamugayo n'urukundo. Nimuze tubahe ibyo mukeneye byose ku giciro mutasanga ahandi.